ni ibyishimo kuri bose, kuri we, ku bafana, ku musore, kuri Clarisse Karasira ubonye umusore w'inzozi ze, ndetse nta gushidikanya ko uyu musore nawe abonye umukobwa w'inzozi ze wifuzwaga n'abanyarwanda ku batari bake. Clarisse Karasira, umuhanzikazi w'umunyarwanda wamaze gufata imitima ya benshi, ubu akaba yambitswe impeta. Ubwo twaganiraga ku murongo wa telefone ntibyankundiye ko mbasha kuvugana nawe kuko yambwiye ko ngomba kumuhereza ubutumwa bugufi. Birumvikana ashobora kuba yari akiri mu byishimo, ariko n'ubundi dusanzwe turi inshuti, ndamuvuga uko muzi. Gusa kuba yagiye mu rukundo no kuba yarangije kwambikwa impeta byose imbigarukaho kuko byabonywe na buri wese, ndetse ku rubuga rwe rwa Instagram yanditseho ko umutware yamusabye ko yazamubera umugabekazi w'ibikomangoma, akagira ati ntashingira he mpakanira iyo ngabo y'ikirenga. Hanyuma iyo ngabo y'ikirenga ninde? Gusa ku ifoto ubwo yayishyiragaho mu gihe cy'amasaha 3 yari maze kurebwa n'ibihumbi bigera kuri 356, aho ni ku rubuga rwa Instagram, ndetse yari maze gutangwaho ibitekerezo bigera kuri 273, ibi mwita comment. Benshi bagaragazaga ko bishimiye umukunzi mushya wa Clarisse Karasira. Ndamwita mushya kuri mwe, ariko si mushya kuri we kuko baba barimaranye igihe kitari gito. Abenshi bamuhaye congratulation, abandi bavuga ko rwose batewe ishema no kuba uyu mukobwa birangiye agiye kurongorwa. Mu Rwanda inkuru yabaye kimomo ko Clarisse Karasira, umukobwa umwe rukumbi w'igihugu Imana n'u Rwanda, yambitswe impeta. Ibi simbigarukaho kuko mwese amafoto mwayabonye, ndetse kubazi kureba ibyiza biberewe n'umuntu, intoki ze zari zibereye iyi impeta koko. Ni impeta yambitswe ku rutoki rwa gatatu, aho waturuka hose ru rwa gatatu, akameta keza mu ntoki z'inzara nazo ubona ko ari nziza cyane, ariko kandi izo ntoki zifashe mu rurabo. Ubundi iyi foto yashyize ku rubuga rwa Instagram, amagambo yaherekeje nayo yazamuye amarangamutima y'abatari bake. Clarisse ubwe yavuze ati umutware yansabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, none nashingira he mpakanira iyo ngabo y'ikirenga. Iyo ngabo y'ikirenga niyo mwese mutegereje kumenya. Ninde musore watsindiye umutima wa Clarisse Karasira? Uwo musore asate, akora iki, ni muntu ki, bahuriye he, babanye kuva ryari? Cyane ko ari byinshi byagiye bimuvugwaho uyu Clarisse Karasira. Benshi bakamufata nk'umuntu udashobora kwinjira mu rukundo, nyamara kuba muzi neza bazi ko Clarisse Karasira yo yakunze aba yakunze. Bya bindi mwita gukunda, arakunda, ndetse byaba na ngombwa akaba yabigira intambara. Nimvuga intambara ntimwumve y'amasasu, ni intambara yo kurinda urukundo. Ahari n'abaho wicaye, aho uri kureba iyi video, cyangwa se aho wiri ubona izi video cyangwa amashusho yacicikanye ya Clarisse Karasira ku mbuga nkoranyambaga, wabonye ko afite n'akanyamuneza. Clarisse Karasira ibyo gukunda ntabwo ari bwo akibyiga, ariko reka nere kubatinza njye kuri iyo nkuru, njye kuri uwo musore. Nimwita umusore niko ngewe muzi, ariko ku bwa Clarisse Karasira aramwita umutware wamusabye ko azamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye. Uyu mutware ubusanzwe ninde? Ni muntu ki? Ntaramujyaho, uyu muhanzi Clarisse Karasira yatangaje ko anezerewe cyane mu mutima we. Ibitangazamakuru byinshi byagerageje kwandika, ndetse bimwe binagaragaza ko kumenya iby'urukundo rwa Clarisse Karasira n'uyu musore ari amakuru agoranye kumenya. Gusa nta kujyanye kure, uyu musore wambitse Clarisse Karasira impeta yitwa Sylvain ifasha abayo. Uyu ubusanzwe asanzwe ari n'umujyanama wa Clarisse Karasira mu bigendanye n'umuziki. Uyu wambitse impeta Clarisse Karasira ku ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2021, byumvikane ko yinjiye mu mwaka yishimye. Ubundi baziranye kuva mu myaka 3 ishize. Imyaka 3, 1, 2, 3. Bombi babanje kuba inshuti zisanzwe. Nyuma yaho batangira urugendo rw'urukundo magingo aya. Ifasha abayo niwe wafashije Clarisse gutegura igitaramo cyagombaga gukorwa mu mwaka 2020, hari ku ya 26 Ukuboza. Numwe kandi mu babarizwa muri kompanyi y'umuziki y'uyu muhanzikazi yitwa Clarisse Karasira Limited. Uyu musore Wa mubona yatangiye gukorana no gukundana na Clarisse Karasira akimara kuva muri lebo y'umuhanzi Yirekuye.
Kuri uyu wa gatandatu ku ya 9 Mutarama 2021 nibwo Clarisse Karasira n'ubundi yanditse kuri ya konti ye ya Instagram ko abafana be n'abakunzi be bakwiriye kumenya ko yatangiye ipaje nshya y'urugendo rw'ubuzima bwe. Uyu mukobwa wemera n'Imana cyane yashimye Imana n'umukunzi we wamwambitse impeta, avuga ko ntaho yari guhera hakana. Ati umutware wanjye yasabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, nashingira he mpakanira iyo ngabo y'ikirenga? Ngaya magambo yuzuye umunyu, yuzuye isukari, Clarisse Karasira yabwiye umugabo we. Ndamwita umugabo we nubwo batarajya mu mategeko, ariko bigaragara ko watsindiye umutima wa Clarisse Karasira akaba yamukina no ku mbuga nkoranyambaga. Nta kabuza uyu ni umugabo we. Clarisse Karasira kandi avuga kuri uyu musore wamwambitse impeta yagize ati umutware yansabye ko nazamubera umugabekazi w'ibikomangoma bye, nashingira he mpakanira iyo ngabo y'ikirenga? Murabizi ko muri muzika n'ubundi Clarisse Karasira yaherukaga gusohora amashusho y'indirimbo ye nshya yise mu mitima. Niyo ndirimbo ya nyuma kuri alubumu ye yise Inganzo y'umutima yagombaga kumurika 2020. Kuva kwa 28 Ugushyingo 2020 Karasira yatangaje ko agiye kumurika alubumu ye ya mbere yise Inganzo y'umutima. Na alubumu icyo gihe yariho indirimbo 18 ariko yari agiye kuyimurika abantu bazi indirimbo 17. Indirimbo ya nyuma iri kuri iyi alubumu ari nayo yasohoye ku munsi yagombaga gukoreraho igitaramo cye. Byari biteganyijwe ko igitaramo cy'uyu muhanzikazi kiba ku 26 z'ukwezi kwa 12 2020 muri Kigali Serena Hotel. Abakunda Karasira iki gitaramo mwamukiteguye. Iby'ibitaramo si byo byangenzaga, ahubwo kuba mukunda, kuba yamwiyeguriye, kuba akunda ibihangano bye, gutangira urugendo rw'urukundo ntabwo rworoha, no kuba yambitswe impeta ni ikimenyetso kigaragaza ko vuba aha turaza kuzimya. Abakunda ibitaramo tugatarama. Hanyuma kandi ntabwo nasoza namwifurije ubukwe bwiza. Kubazi Clarisse Karasira kuba muzi neza, ariko umukobwa ucisha make ku ijisho ry'abatari bake bigaragara ko azubaka, nta kubishidikanya. Ariko kandi abantu babana ari babiri ariko rukubakwa n'Imana. Tumwifurije ishya n'ihirwe mu rugo ruhiragiyemo, kandi Imana izakomeze kumuba hafi, imukuze mu mpano ze. Ikindi izamuhe gukomeza kuba intangarugero mu bakobwa. Abavuze ni benshi, namwe muraza mu kuvuga byinshi, ariko ikibanze reka twifurize Clarisse Karasira urugo ruhire. Imana izamwubakire kandi azakomeze kutubera twese icyitegererezo kuba mukunda. Abo mvuga ni abafana be, ni abamukunda. By'umwihariko umuryango wa Dezumu TV 24 ntiyahwemye kuduha ibiganiro. Tumwifurije urugo ruhire.